nshaka kuganira namwe amashimwe y'Imana. Amashimwe aba mu bice bitatu, kandi buri gace kakagenda kagira muri hangana ikinyarwanda n'ikirundi muraza kubyihanganira. Amashimwe ari mu bice bitatu. Amashimwe ya mbere ni ukuvuga iki Imana yaduhaye, nuvuga ngo what God given us, hari iki Imana yagize gute yaduhaye, hakaba harimo utuntu twinshi. Amashimwe ya kabiri ni ukuvuga iki Imana yadukoreye. Amashimwe ya gatatu ni ukuvuga uko Imana iri, nuvuga ngo ni ibyo bice bitatu dushimamo Imana. Ishimwe rya mbere ni ukuvuga Imana ibyo yagize gute, nkuko nakora mu mufuka nkagwa amafaranga 100,000, kuvuga ngo wampaye amafaranga 100,000, hari ibintu Imana yaduhaye. Amashimwe ya kabiri ni ukuvuga iby'Imana yagize gute yadukore. Ubundi iby'Imana yaduhaye n'ibyo yadukore biratandukanye mukuru. Amashimwe ya gatatu ni ukuvuga uko Imana iri. No mugoroba none rero mu minota nka 30 ndashaka kubaganiriza, tuganire ku by'Imana yaduhaye, tubishimiremo Imana. Mushobora kuvuga ngo eme amen. Igitabo cya Zaburi y'107 umurongo wa mbere biravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose, abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo amen. Ni ijambo mu cyongereza bita ngo ni unfailing love. Ikintu cya mbere dushima Imana ni urukundo rwayo rudatsindwa, ni urukundo rwayo rwatugezeho. Icya mbere dushima Imana ni urukundo rw'iki rw'Imana. Kambaho urugero muraza kubyumva neza. Akarorero Imana gumugisha. Nshobora kuba mfite umugambi wo kukugirira neza, umutima ukambwira ngo hari icyo nshaka gukora, ariko turi muri situation igoye. None tekereza bakakubwira ngo kino gihugu kirimo intambara, cyangwa muri corona. Mwe ntago mwagize corona cyane. Corona nta muntu wari wemerewe gusohoka mu nzu ngo agere mu yindi nzu. Nuvuga ngo twego twabaga mu Bugande, iyo wasohoka ugiye guhaha kuri supermarket wahuraga na polisi. Umuntu agahita yibeshya ngo kuko haremera abantu bacuruza ibiryo gusa nibo bajyaga ku kazi. Polisi kakubaza ngo Félix ugiye? Ati mfite iduka ngiye gucuruza. Abantu bafite ibiryo bemerewe kugenda, ariko polisi kubera kutagushira amakenga igahita ikubwira ngo no tujyane utwereke iduka ryawe, kubera ko nta ryo ukaribura. None uravuga ngo ufite iduka, polisi ati sawa tugende utwereke iduka ryawe. None situation yari igoye. None utekereza umuntu avuga ngo mfite ibiryo kwa Eric ntabyo bafite, ariko ndashaka kubibaha. Mbere yuko kwanza ubanza gushima ibiryo, ugomba kubanza gushima inzira Eric yaciyemo igoye kugira ngo akuzanire cya kintu. Siko birumvikanye? Mwavuga ngo amen. Birumvikanye? Iterana ririmo abantu batoya rero sinzi nimba ruko ko turumva. Murimo kumva? Cyane. Nubwo umuntu watekereje akavuga ati ndagenda nihishe polisi, nihishe ariko ngere kwa Eric nkomange mite mbasingiriza ibiryo. Uwo muntu kwanza mbere kushima ibiryo ugomba kubanza gushima inzira yaciyemo kugira ngo akugeze kuri cya kintu. None Adamu yakoze icyaha, aya makuru muyumve. Akora icyaha dutandukana n'Imana. Dutandukanye n'Imana, Yesu yaje atuzaniye ubuntu kugira ngo dusubire mu gakiza. Ariko mbere ko dushima ko Yesu yaje atuzaniye package, yaje atuzaniye ikintu gifunze cyitwa ubuntu, tubanza kumushimira kwanza inzira yuko yadukunze, akavuga ngo ngewe nzemera gusiga ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, ngende nje kuvuka kwa Mariya, nemere nzakubitwe, nemere nzarare nabi, nemere nzabeho mu buzima bubi, ariko umuntu mushikiriza icyo namuzaniye. Mushobora kuvuga ngo amen. Hallelujah. Turashima urukundo rw'Imana. Nimushima Uwiteka yuko ari mwiza, imbabazi ziwe zihoraho iteka ryose. Babwire ijambo ubusobanuro bw'iri zina ryanyu mwatoye ukuntu rigoye. Mwumva ino definition gusiragoyemo gato ariko murayumva. Ineza birasobanura ngo ineza turi kumwe. Ineza birasobanura ngo ni urukundo rwuzuye ubuntu. Ni amagambo abiri afatikanye. Ni urukundo rwuzuye ubuntu. Ineza ni ugutekereza ukavuga ngo Eric niyo nka ntangarugero rihangana pako tumaze iminsi cyane cyangwa ndi wari wese. Ni ukugutekereza nkabanza nkagukunda kwanza. Narangiza kugukunda nkagukorera ikintu utatekerezaga. Icya kabiri kitari ideni utari kumbaza. Icya gatatu wowe n'ubushake bwanjye, ariko ngiye nkemera kukikuraho nkakiguha kubera ko nagukunze. Nuko icyo nagukoreye cyitwa ubuntu, ariko byakomotse mu ko nabanje kugukunda. Muzabishobora kwikuraho
ibintu byanyu byiza nimurangiza mu bihereze abantu bavuga ngo uno muntu yangiriye neza, ni umuntu kwanza wankunze arangije kunkunda, agira n'ikintu akora. Ntabwo ineza ari amagambo, ineza ntibayivuga, ineza barayigira. Ineza ntago bayivuga, barayigira. Nose umuntu akubwiye amagambo menshi ntabwo ngo uno muntu yangiriye neza, ariko yagukoreye ikintu ntacyo yakubwiye, uno muntu yangiriye neza. Ineza barayikora ntibayivuga, niho bigoreye. Nuko ushaka ikintu wikuraho kubera ko wakunze umuntu, urangiza ukamikorera nta deni, nta rwari kuzakikwaka, ukavuga ngo ni ubuntu bwuzuye urukundo. Tuvuga ngo amen. Yesu rero icyo yadukoreye, yatugiriye neza, yadutekereje asanga twari dukwiriye agakiza akikuraho, ariko inzira yo kukabona yari igoye. Ava mu bwiza yasize mu ijuru, yemera kuba umugaragu w'imbata kugira ngo atuzanire ikintu twari dukeneye kidusubiza kongera kuba abana b'Imana. Icya mbere dushima Yesu nuko yatugiriye urukundo. Icya kabiri nubwo buntu yatugiriye, ubwo buntu icyo kintu yatuzaniye. Ubuntu niki ni faveur immerité, ni unmerited favor, ni ugukorerwa icyo utari ukwiriye gukorerwa. Ubuntu butandukanye n'imbabazi yeri. Imbabazi ni ukuntu waba uri umukozi wa banki, none uri umukozi wa banki ukiba muri banki, bakagufata bakakwirukana. None wa undi wagufashe akakubwira ngo wibye banki twarakwirukanye, gusa ideni ntuzaritugarurire, ariko ugende twarakwirukanye. Izo ni imbabazi. Ni umuntu utakurihisha ibyo watwaye ariko akakwirukana. Ubuntu no mu Kirundi ni ubuntu, kugirirwa ubuntu nukuza bakakubwira ngo amafaranga warayibye turayakubabariye, ariko icya kabiri uzagaruke muri position yawe. Mushaka kuvuga ngo eme kugaruka muri nuvuga ngo nabantu bakubabariye, ariko bongera gusubiza muri wa mwanya wakoragamo. Nimba warijera garuka kubajera kandi. Imbabazi zo no kukubabarira ntibakurihishe, ariko ubuntu nukongera kugarurwa muri bya bindi. Nibyo Yesu yatugiriye rero. Amaze kudukunda, icya kabiri tumushimira nuko yaje aritanga, yongera atugarura muri wa mwanya wo kongera kuba abana b'Imana. Haleluya. Ongera turimbe kandi ngo niwe wabikoze. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze, niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze. Tuzamuye ibiganza tuvuge haleluya. Haleluya. Mwishimiye ko muri abana b'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yanditsanga mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 1 umurongo wa 4, mbashimira Imana yanjye iteka nishimira ubuntu bwayo mwaherewe muri Kristo Yesu. Yesu cyambere turamushimira inzira yemeye guca igoye kugira ngo atuzanire icyo bita faveur immerité, unmerited favor. Ubuntu kubabarirwa ibyaha n'ibicumuro twongera twaba abantu b'Imana. Ibyo ni ibintu Yesu yaduhaye, ntabwo ari ibintu twavuga ngo yarabidukore, ni ibintu yagize gute yaduhaye. Nugufata gutya niyo biti neza, ni ikintu ufata for free. Utaru warubizi kugikenya ariko nta muntu wagisaba, nta banakikwimye, nta n'ugwana kirenganya, ariko Yesu aravuga ngo ngewe nemeye kukiyambura ariko akira. Icya gatatu tumushimira rero ni ijambo riri mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 57, kugira ngo muze kubyumva ndakoresha verset biblique. Igice cya 15 umurongo wa 57 biravuga ngo ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icya gatatu Yesu yaduhaye president nicyo bita victory, n'ubutsinzi. N'ubutsi ejo bundi maze iminsi ntekereza ibintu musuho, ukuntu umuntu abura urukweto, akabura wenda umuntu bazabana, akaba afite ibibazo runaka, akarwara, akagira ibibazo bitandukanye, ariko yafata initiative imwe gusa y'umunsi umwe kuvuga ngo ndafunga ndeke kurya, nindangiza nirirwa imbere y'Imana, ibintu byose bimva imbere. Nyuma y'amasaha ntarengwa bikakuva imbere, nta mbunda warashe, nta gisasu witurikirijeho, nta cyabaye, gusa wafukamye ukabwira Imana ngo Mana ibintu simbishaka, ndashaka ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Yesu akabikora. Haleluya. Thank you Jesus. Icya gatatu Yesu yatugabiye ikintu cyitwa yaduhaye ikintu cyitwa ubutsinzi. None gutsindwa ni amahitamo y'umuntu.
haraga principe Imana yampaye numva ngira mu mutima kitwa ako turi kumwe Bwana Yesu asifiwe ubundi ugomba gutsinda gutsindwa ugomba gutsinda gutsindwa gusambana no gutsindwa kwiba no gutsindwa kubeshya no gutsindwa guteranya abantu no gutsindwa ariko kubera ko umuntu yakiriye Kristo bayakiriye ubutsinzi ugomba gutsinda uko gutsindwa haleluya mani himbaza ugomba gutsinda uko gutsindwa kubera ko abantu bemera gutsindwa kandi Yesu yaratsinze kandi Yesu yaranesheje aduhereza ikintu cyitwa niyo mpamvu zaturima ngo kwa Yesu dufite ubutware ndetse n'ubushobozi dufite victory dufite ububasha shimira Imana iteka ryose ko yaduhaye ubutsinzi muri Kristo yes intsinzi bana b'Imana muze turime intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe intsinzi ya Yesu intsinzi we intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe intsinzi ya Yesu tuzamuye ibiganza tubengo haleluya haleluya ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mwemere ejo narindi Rubavu nzamure gatopana ntaza gukoresha ijwi ryanjye narindi Rubavu mbabwire icyo bita change mu Gifaransa change niki impinduka nizo changement haba impinduka zine kubera ko muri abajene muri kenzi baganiriza haba impinduka zine impinduka ya mbere ni impinduka tuzengurutse itubaho impinduka tubaho ni nk'uko nguko nameze ubwanwa nimero ko nako mfite ubwanwa ntabwo navukanye nta bwanwa nari mfite gusa narakuze buke mu gitondo sanga mfite maze kuba umuntu mukuru nsanga nameze ubwanwa ntabona umwana w'umukobwa uko avuka afite gutya gatoya bwaca mu gitondo ugasanga afite igituza kinini nta kintu wakoze nta cyaha kirimo just be confident nuko ngo wishimire uko nguko umeze n'impinduka zakubayeho nta effort urimo siko bimeze nta bantu munsi babyibushye cyane ntacyo bakoze nuko ngo n'impinduka zakubayeho nta cyabaye hasi ukurya cyane n'impinduka zakubayeho hari umuntu ushaka kuzirinda hari umuntu ushaka kuvuga ngo mu izina rya Yesu sinshaka kumera ubwanwa ntibishoboka byanga byakunda nimba gahunda ari ukubumera uzarwana no kubwogosha gusa ariko warawumeze izo n'impinduka zitubaho impinduka za kabiri ni impinduka zituzengurutse impinduka zituzengurutse ni urugero rwa corona natanze nimuzi ko bavuze ngo corona abantu bose bagume mu mazu mwambara agapfukamunwa duhita tubyiga nta muntu waburanye ngo njye agapfukamunwa ngo yo nkambaye ngira marerishi gahunda no kwambara agapfukamunwa nta bindi biswahili ni guhita ubyiga nyine izo ni impinduka zituzengurutse impinduka za ako turi kumwe impinduka za gatatu bazita ngo ni impinduka ziri initiate ni impinduka umuntu agira mu ruhare ushobora kuvuga ngo muri uno mwaka nzarongora mfite gahunda yo gushaka umugore ntubona abahungu barimo hano n'abakobwa batarashaka suko abakobwa bapfuye n'abahungu badahari nuko mubifitemo uruhare nimutabishaka abakobwa bazagumaho n'abahungu bazagumaho ariko kwa ngo Imana ijye kugufasha kwanza birasaba kubanza ugire iyo initiative uvuge ngo ndashaka kubaka umuryango murabyemera yego gutwara imodoka ababizi n'abatabizi suko imodoka udafite ubwenge bwo kuyimenya nuko bisaba ngo banze ubigire mu uruhare nuvuga ngo muri no mwaka uzarangira namenye gutwara imodoka uzabimenya impinduka za kane ni impinduka zitubamo izo zikorana n'icyo bita ubwenge ngo nushaka kubaho utabizi uzabaho ntabyo uzi nushaka kubaho ubizi uzabaho ubizi good tuvuga ngo amen siko birumvikanye none Yesu rero yatuzaniye iyo package yatuzaniye ubwo bubasha bwose aba ngo mwebwe mbashyize muri no position yo gutsinda nushaka gutsindwa kazi kawe ushaka gutsinda kazi kawe niyo mpamvu umuntu abwira Imana ngo ma iki kirangoye mu izina rya Yesu gikemuka kubera ko wabishatse wiyambaje iryo zina haleluya nose mureke mbabazi umusirikare ufite imbunda afite imbunda agahura n'ingwe murayumva cyangwa intare afite
uko nguko yabanza guhamagara kuri chef d'état major ngo hano ngo igiye kundya ngo nyirasego cyangwa si nyirase niko byagenda ngo iyo baguhaye teni bakaguhana n'iriya mbunda cyangwa uko murimo kuyita babaguhaye n'ubasha bwo kuyikoresha mu buryo bwemewe bw'amategeko. Yesu yaduhaye ubwiza, yaduhaye amasengesho, yaduhaye ijambo ry'Imana, yaduhaye imbaraga, yaduhaye ibintu byose. Yesu yaduhaye byo kugira ngo dutsinde. Hallelujah. Ejo bundi nandimo kuganira ako turi kumwe mwavuga ngo yeme ineza ni sawa. Aka gacupa k'amazi nandimo kuganira ejo bundi ndimo gutanga urugero. Agacupa k'amazi yari mu Rwanda, reka mvuge mu Rwanda, kagura 500 y'amarundi, 500 y'amarundi mu mabudike ahantu hasanzwe. Ariko mwumva inzu yitwa Convention Center. Convention Center ni nka hotel nziza ihenze ahangaha. Kano gacupa mwakaguza ngahe? Sika mwakaguza 500. Hano ushaka tuvuge ko kagura 1000, sibyo? Hano muri hotel nziza ihenze ya nko muri Presidence wakagura nabwo amafaranga 1000. Kandi amazi ni yayandi, agacupa ni kakandi. Kubera iki hamwe kahenze andi kagira amafaranga makeyi. Ni position. Ni position n'ahantu kari. N'ahantu kari. Umwana w'umukobwa ushobora kwiyandarika azasambana n'abahungu bose, si ukuri mwiza cyane. Ni position. Uri ahantu hatariho. Umunsi uzagira agaciro muri Kristo Yesu, ukamenya ko Yesu watsinze muri Kristo Yesu, uzasanga ufite agaciro, nta n'umuhungu wemerewe kukubwira ubugambo gambo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mureke dutsinde mu izina rya Yesu. Turabatsinze. Amen. Basutani iryo jambo rivuga ngo mureke dutsinde gutsindwa. Gutsindwa. Ijambo rya nyuma rindi kugira ngo nze gusoza riri muri Filimoni. Filimoni ni igice kimwe umurongo wa mbere n'uwa 4. Nindangiza nze no gusubikira aho ngaho nta kibazo, twazakomeza n'umunsi w'ejo ko nta magambo yumvikana rwose ku bantu bafite gahunda yo gushima Imana. Hari umugabo tubana muri hariya i Bugande w'umusaza, iyo muhuye arakuramutsa akakubwira ngo Paul. Nukuvuga ngo mushobora no guhura mu bukwe agahita akubwira ngo ego Félix ngo Paul. None se muze iyi Paul turi mu bukwe, ino Paul ni agahita akubwira ngo mu buzima mushobora kuba warahuye n'ibintu byinshi, ngo iyo Paul ngushake nawe aho uyerekeza. Means muzi icyo nshaka kubabwira se? Ndashaka kubabwira ngo mu buzima twahuye n'ibintu byinshi bigoye, ariko hari byinshi byo gushima Imana. Ishimwe ryawe ntiwabura ahantu ryerekeza no mugoro wa none. Hallelujah. Tuvuge ngo amen. Ishimwe kameme nubwo waba wararwaye waragize ibibazo n'ibibazo, ariko ishimwe ryawe harano waryerekeza no munsi wa none. Babwira Imana ngo binahuye nabyo byarangoye, ariko uyu munsi gakora kuri piano twumve pa. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ifite ibisubizo, biriya byinshi biracariho, izatuma tuza imbere, Imana dushima. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ifite ibisubizo. Tuvuze ngo haleluya Hallelujah. Amen. Igitabo cya Filimoni igice cya mbere umurongo wa 4 kiravuga ngo nshimira Imana yanjye iteka ngo sabira uko nsenze. Amen. Iyi ni from ntabwo ari ku Mana nanjye, ni ngewe kuri wowe. Ikintu cya 4 tugomba gushimamo Imana nuko Imana yaduhaye abantu. Nuko Imana yaduhaye abantu. Pawulo yandika n'amagambo aravuga ngo ushimira Imana iteka ryose uko ngize gute? Consense. Guys, mureke mbabwire kano kantu. Umuntu akeneye ukeneye abantu bafite no character. Abukeneye umuntu ufite bino bintu bitatu. Ako turi kumwe? Umeze neza? Ikintu cya mbere mu buzima bwawe ukeneye umuntu ukijijwe.
icya kabiri ukeneye umuntu ushobora kugufasha aho ahagoye ibintu biremereye. Icya gatatu ukeneye inshuti iri hambo idahindagurika ishobora no kukwihanganira mu bihe bigoye kugira ngo bigukuremo kwinjize mu bihe byiza. Ngo aba bantu batatu niba ukeneye umuntu wa mbere ukishijwe. Ni mpamvu Bibiliya yavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira, ntiyicarane n'abakobanyi. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba gukora selection, ugomba selecting. Ni ukubanza kuvuga ngo kwanza uyu muntu tugiye kujyana mu rugendo arakishijwe amenye Kristo nk'umwami n'umukiza. Atari ibyo nudatakaza Yesu iwuzamuka. Ibintu ni bibiri ubundi. Hari Yesu ufite n'uwo adafite. Nujyana n'umuntu mu rugendo make sure ko uyu muntu nzamuha Yesu mfite, ariko Yesu natamufata ngewe azamuha kamera afite. Umuntu wa kabiri ukeneye ni umuntu pastor uri humble utuje, ushaka kuvuga ngo bino bintu wabikoze nabi ariko bikosore mu izina rya Yesu. Akabikwereka intego atari kugusebya, intego ari kugira ngo agufashe mu rugendo. Umuntu wa gatatu ukeneye ni umuntu ushobora kugufata icyo bita umutwaro, akakubwira ngo umwana wa mama ngiye mfite amakanzu 5 ariko ndabona nta kanzu ufite muri no minsi, reka nguhereze imwe basi cyangwa nguhereze ebyiri. Abo bantu urabakeneye. Niyo mpamvu isi rero twebwe yatugoye, nta kindi cyatugoye ku isi. Twagowe nuko twagize inshuti z'indyarya zitubwira amagambo menshi, ariko bwaca mu gitondo yadodesheje, mu gitondo yo gusurundi rukweto, mu gitondo afite amafaranga, mu gitondo hari n'abantu bajya aka kantu nagakosose mu izina rya Yesu. Nujyana n'umuntu muri restaurant ntugahita uvuga ngo mu inkoko ngo n'amasambusa ngo n'amafiriti ngo n'umuceri utazi umufuka wundi muntu. Niba ufite gahunda yo kumugurira kora komande yanyu mwembe, ariko utekereza uvuga ngo mu inkoko n'umuceri n'amafiriti umuntu afite nk'amafaranga 1000 azaba mwango sinjya ngo ndi mu masengesho, kandi yari afite gahunda yo kurya gusa yabitewe n'ukuntu wakomanze byinshi. Kandi ukomanga wowe ugendeye ku mufuka wawe ntabwo ari icyaha, ariko ufite gahunda y'umutima mwiza wamubwira ngo reka dukomande ibintu. Ntabwo mvuze ngo murye nabi, murye neza, ariko umenye ko uyu muntu ashaka kuba atari mu bihe byiza nk'ibyo urimo. Ube umenye ngo kubera ko Imana yamumpaye. Sasa tugomba gushima Imana ko Imana yaduhaye abantu. Mwavuga ngo amen. Mubasengere, mujye musenga Imana, ubwire Imana ngo Mana umpa abantu. Ntabwo Bibiliya yaravuze ngo abantu benshi bagenda bavuga ngo bakunda Imana banga bene se babona Imana. Mwayikunze gute mutayizi? Murangije mwanga bo mu bana. Nimanze mukunda bo mu bana muzamuka kunza Imana. Umuntu ukunda Imana ikimenyetso kigaragaza hana korera pratique ni mu gukunda abantu turi kumwe. Kubera ko iby'Imana biva mu ijuru bikatugeraho, byarangiza kutugeraho tukabishyira mu bantu, abantu barangiza bakajya ku Mana. Ni triangle. Nibiva ku Mana tukabiha abantu, abantu bakajya ku Mana. Iyo ufashe umwenda ako turi kumwe natinze cyane. Mvuge ngo amen. Iyo mfashe ngo nka kwa kundi naje wawe nagiye wiwe amurukweto. Rukweto wampaye uzi icyo wari umbwiye? Ntabwo wari umbwiye ngo mfite inkweto nyinshi cyane, wari umbwiye ngo kubera ko isoko y'inkweto iva ku Mana. Ngo ayi rukweto rumwe kugira ngo umenye ko Yesu yangiriye neza. Noneho cyage sinagiye ngo ufite mu mutima. Nagiye mfite Imana yatumye umpereza urukweto. Kubera ko Eric yamaye urukweto kandi atagira amabaro y'inkweto. Ni Yesu wamugiriye neza. Iyo dufashe ibyacu tukabitanga, abantu ntibabona batwebwe, babona Imana yaduhaye uwo mutima wo kubikora. Niyo mpamvu ugomba kubikora ushize amanga. Uwigira umuntu neza uzumenya ko agomba kumenya Imana yaguteye uwo mutima. Niyo ntego yacu. Noneho tekereza rero abantu bose batsinziriye ngo usigaye wenyine ngo Imana muri kumwe. Uri kumwe n'Imana. Imana iba muri bano bantu. Kuko Imana ntifite kuzagenda n'amaguru. Imana iba muri aba bantu bose. Hallelujah. Gusa impamvu tugirana intambara n'amatiku n'amakimbirane bishobora kuba bamwe bafite Imana abandi batayifite, kandi tubana muri neza family. Hari bamwe baje bayifite n'abandi batayifite. Aba batayifite nibo bazagongana rero. Ariko bafite Imana bafite Imana. Hallelujah. Ndashima Imana iteka ryose, kandi niyo nsenze mba ngusabira. Ntago Paulo avuga ngo nsenga Imana. Yavuze ngo yase azashima Imana ko afite uwo ashobora gusengera. Azashima Imana ko afite uwo ashobora guhereza umwe. Azashima Imana ko afite Abayisilamu bagira principe imwe. Abayisilamu ikimenyetso kigaragaza ko mudafitanye ibibazo. Ikimenyetso kigaragaza ko mudafitanye ibibazo mubanye neza no kuramukanya. Iyo kuramukije gutya aba yakubwiye ngo nta bibazo nge nawe dufitanye. Iyo bafitanye ibibazo nyabibazo iba ntibagira uburyarya bwo barokore ngo mu izina rya Yesu nare ngo kumbuye yarenga hirya akuyunguyu nawe se ntago ari uko. Abayisilamu bo principe yo kwerekana ko babanye neza no kuramukanya. Iyo mutabanye neza nta kuramukanya kurimo. Mumva ikimenyetso cyo kuramukanya ukuntu gikomeye. Ariko twebwe nico kimenyetso cya nyuma cy'uburyarya ngo atazagira ngo ndamwanga ukamuramusa kandi umwanga. Nimukundane nyagukundana. Nimugire urukundo rw'Imana. Hallelujah. Mani habisho. Ibyo bintu
Imana nta amafaranga igira. Ishatse kuguha amafaranga iguha abantu. Imana ntamye, imyanya ishaka kuzana imyenda yose ngo igute, ishaka kuguha imyenda neza, iguza n'abantu bafite imyenda. Imana ishaka kukuzana i Burundi, ntizi guhati kidafite umuntu wakwakira, rebanza kaguha abantu bashobora kukwakira i Burundi. Nimuvuga ngo amen. Mu abanyabwenge mumenye nyamamvu imyitwarire y'umuntu ni byiza birimo kumvikana neza. Imyitwarire y'umuntu w'umunyabwenge arangwa n'ibintu bitatu. Icya mbere ni ukurinda ibitekerezo byawe uri wenyine. Icya kabiri ni ukurinda ururimi uri kumwe n'inshuti yawe. Icya gatatu ni ukurinda comportement yawe uri mu bantu benshi. Nibyo bintu bitatu. Iyo uri wenyine ugatekereza nabi, deje uba wakoze amakosa. Iyo uri wenyine ugatekereza, Bibiliya yaravuze ngo uko umuntu atekereza niko ari. Nasa ntimurahura n'umuntu ubundi uzatekereze mereke mwese niba ku muntu wamututse mu mwaka ushize, ikintu cya mbere muhita mukora mureta mukanyira mureta murakara, kandi umuntu wagututse ntahari, gusa urabitekereje. Iyo utekereje nabi uri wenyine uba wapfuye. Icya kabiri, nuba uri kumwe n'inshuti yawe uzarinda ururimi, uko ariga inshuti yawe ibwira amagambo menshi nyuma y'imyaka 5, ya nshuti yawe ikaba inshuti y'undi muntu. Iyo babonye bombi utekereza ko barimo kusubiramo bya bintu wamubwiye. Niyo mpamvu uri kumwe n'inshuti yawe ugomba kurinda ururimi, ugomba kuvuga ibintu wazasubiramo. Iyo utabitekerejeho neza uzabona bari kumugahita utekereza barimo kuvuga bya bintu wamubwiye, kuko inshuti zo mwisi zazihindagurika. Mwamuri inshuti none mugitonda akaba inshuti none uzorinda ururimi kumwe n'inshuti yawe. Nuba uri wenyine uri mu bantu benshi bangana gutyo, uzarinda icyo bita behavior, uzarinda uko uteye. Mu rugo iwanje ushobora kwicara nafunguye ishati, amabuto y'ishati, nkambara n'ikabutura, ariko sinshobora kubizanamo hano. Muzi mpamvu ntabizanye, ni ukurinda comportement yanjye uko nteye hano. Mushobora kuvuga ngo amen. Nose abana b'abakobwa mu rugo ushaka gusanga akenyeye swim, ninde muntu waza gusenga n'akenyeye swim? Kandi ntibyabaye icyaha, ariko kubera ubwenge Imana yaduhaye tugomba kurinda comportement zacu hano hano. Noneho icyo mbabwira ni iki rero, ibyo byose biramariki, bifite agaciro kamwe kugira ngo tubane n'abantu neza, tutagira nibazo n'Imana. Hallelujah. Duhagacira duhagacira abantu, niyo bantu Imana izikoreramo. N'ubu ngubu we nasoza kugira ngo muze kubyumva neza. Ngiye Félix, ntimuzi ko muri kuvuga ngo Félix ngo umuvuga butumwa twasumiye Bugande, iyo nza gusanga hano hari intebe gusa, ninde muntu wari kumenya ko ndi umuvuga butumwa? Bamenye ko ndi umuvuga butumwa kubera ko hari abantu bicaye banteze amatwi. Ubundi ntabwo ino ndiri kuririmba ntabwo ari ibyawe, ngo ngewe ngo ndi umuririmbyi mwiza. Uzi impamvu uri umuririmbyi mwiza? Nuko hari abantu baguteze amatwi. Nose Erika ngutange uruge, Erika aza yerekwa, ngiye sinza nerekwa, kwerekwa kumenya ibibazo umuntu afite. None se ibibazo ni ibyanjye, none Imana ikabikubwira, barangiza abantu bakanga ngo Erika aza yerekwa. Uzi impamvu azamenya ko uzawerekwa? Nuko ngiye nari mfite ibibazo, none aba ari byo ubona. None ngewe ndahari ngo umenye ibibazo byanjye, kwerekwa kwawe ntacyo byaba bimaze. Nwango impano yose ufite uyifite kubera abandi bantu si yawe. Hallelujah. Mushaka kuvuga ngo amen. Hallelujah. Siko birumvikanye. Ndio. No nabantu rero ni ukubera umuntu aza kurusha amafaranga ukamurusha igikundiro. Umuntu aza kurusha amashuri menshi ukamurusha connection. Kandi nta mashuri ufite ukamubwira ngo uzaze nkwerekana bagushaka kuguha akazi kandi warize. Why? Isi rero ni magire, ibyo ngibyo Imana ibikora kugira ngo dukenerane. Yes. Mugira ubwenge bwo gusengera inshuti n'abavandimwe, no gusengera inshuti nziza, no kubwira Imana igumutima wo gukunda abantu. Niho Imana n'ubuzima bw'Imana bwose buzagaragara kuri umuntu nyakuri. Rero ikintu cyakane dushimamo Imana nuko Imana yaduhaye abantu. Amen. Ushaka kuvuga ngo amen. Hallelujah. Ineza family nta projet nimwe mufite kuzakora ngo ibe successful izagerwaho mudafite abantu, nta nimwe. Niryo jambo ngo ineza, impamvu rizagaragara cyane ko mugira ineza n'abafite ibibazo. Abanyabibazo badahari, ineza yanyu se yabimaze iki? Ubwiza bw'ineza yanyu nuko hari abafite ibibazo. Yesu yabwiye soza ako turi kumwe? Ndio. Amwana natinze cyane. Iminota tuzamura ibiganza tuvuga ngo haleluya Hallelujah. Warinze imiryango yacu Mana we. Acho twakuranye Warinze imiryango yacu Mana. Acho twakuranye torero ryawe warakubonye abana bawe
yahuye na abigishwa Yuda. Yesu bamenye amavuta. Yuda araburana abwira Yesu ati wewe sinzi ibintu wakoze, una mugore amavuta yishe nabi, aya mavuta twari kuyaha abakene, uzabakene dufite hanga. Yesu aramubwira ati Yuda, ko ari wamaze iminsi ufite ariyo comptable, ko ari wohorana amafaranga, kutigeze uvana icyifuzo cy'abakene, ko ubizanya ari uko bamenye amavuta y'igiciro cyinshi. Muzi Yesu yashatse kuba Yesu yatamubwira ijambo aravuga ngo abakene bazagumaho. Muzi mpamvu abakene bazagumaho nugira ngo abakire bakomeza babone amahirwe yo gukorera Imana. Muvuga ngo amen. Nugira ngo abakire bakomeza babone amahirwe yo gukorera iki? Abakene ntibafite kuvaho. Kandi nawe nta nugu uzapfura umukene. Niba ufite n'amafaranga, rero nabwiye abantu turi Gisenyi. Umuntu nubona umuntu atekereje igitekerezo cyiza nko gukora business papa, ukunguka amafaranga 200. Ako turi kumwe? Ngiye gusoza. Ukunguka 2, ukunguka 3, ukunguka 4. Uri muri processes nziza yo gukura yo kuzoba umukire, kandi ibyo uzatunga byose uzabitunga uguwe neza. Ariko nubona nk'ubungu barafashe nka musuke bagatamuhereza imodoka n'inzu, bagatagwereza amamodoka 2 hano muri, bagaguha n'inzu ya etage, bagataguha n'akazi utarabiruhiye utarabitekereje, ututangira kwanga kuramutsa abantu bamwe. Uko ntabwo ari ukwirata no guhahamuka. Umuntu wahamutse n'umuntu wirata baratandukanye. Hari umuntu ushaka kubona ibintu byinshi byiza atarabitekereje agahita ahindura comportement. Uko guhindura comportement no guhahamuka ntabwo ari ukwirata. Uko no guhahamuka wikanze ibintu utatekereje. Rero ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mugira umutima w'abantu. Hallelujah. Mukunda abantu. Hallelujah. Paulo aravuga ngo ndashima Imana ko iteka ryose iyo nsenze musabira. Ndashima Imana ku bwawe Filimon, shima Imana ku bwawe Onesimo, ndashima Imana ku bwawe. Agaciro kacu n'impano zacu no gukomera kwacu biri mu bantu, mureke dukorera Imana. Tubinyujije mu bantu data azahabwa icyubahiro. Mwakoze kwihangana, mwakira ijambo ry'Imana. Zakomeza.